Hello friends, ndabasuhuje. Mbere yuko dutangira, banza wumve aka kantu. nyamara mushatse mwanshimira mukemera mukavuga muti twemeye ibyo uvuga nibyo. Nk'uyu muntu aragira ati sha mwimubeshyera nari 9,000 kugera ubu gusa ahubwo ko English bitari gukunda ngo bari gukora update. Biraza gukunda mwe mwihanganye. Bamwe muri mu magambo abandi bana bari kwikorera amafaranga. Abantu muri kuvuga ngo byabananiye na postinze video byose birimo uko ufungura account uko bitsa kuri balance. Ndakeka iyi video si ubwa mbere uyibonye kuri TikTok, hehe ndetse n'ahandi hose hari gucaracaho ino application yitwa Iwacu Soft. Ese ikora ite? Uyu munsi rero nje kubivugaho, nje kubabwira uburyo ki ikoramo, urebe niba wafata icyemezo cyo kuyikoresha cyangwa se utayikoresha. Ubwo nyuma y'uko urebye iyi video niwe uraba ufite umwanzuro wo kuyikoresha cyangwa se niba utarayikoresha, bitewe ubwo n'ibyo uraba umaze kuyimenyaho. Uyu munsi rero nje kubabwira ku rubuga rushyashya rwitwa Iwacu Soft, rwakorewe mu Rwanda, rukorwa n'Abanyarwanda. Urubuga rero bivugwa ko rurimo gukorerwamo amafaranga. Nje kurubabwiraho byimazeyo, tururebe muri makeya. Ese rukora gute? Ese amafaranga umuntu akoreramo ni ayahe? Ese ayakorera binyuze mu zihe nzira? Ngira ngo nk'uko mubibona ngewe ndarukoresha. Ubwo rero ngiye kubasangizaho experience. Ubwo ni wowe urafata umwanzuro niba uzajya urukoresha cyangwa se utazajya urukoresha, bitewe n'ibyo uri bubone, kuko uru rubuga ntabwo warukoresha udafite ayawe washyizeho. Warukoresha udafite ayawe washyizeho, ariko muri guhura n'abantu benshi bari kubabwira bati twebwe turi kuyakoreraho kuri TikTok, hehe ndetse n'ahandi. Niyo mpamvu nje kurubabwiraho rero kugira ngo murumenyeho byimazeyo, utazashyiraho amafaranga yawe ukabona ntagarutse, ukibaza uko byagenze, ukavuga uti wenda ndahiye. Niyo mpamvu nicyo tubereyeho, kuza kubasangiza ubumenyi, hanyuma wowe ukihitiramo ukifatira icyemezo. Kurubabwiraho rero amakuru yose ashoboka kugira ngo nujya no kurukoresha uzaba urufiteho amakuru, ubizi ukore ikikuri ku mutima. Urubuga rero rwakozwe n'Abanyarwanda. Urubuga rero ntabwo ari rushyashya nk'uko abantu benshi muri kuyibona, rumaze umwaka umwe wose. Rumaze umwaka urenga, ntabwo ari umwaka umwe gusa. Rumaze umwaka urenga, rutangiye kumenyekana ubu ngubu, rubaye developed, ariko rumaze umwaka umwe. Urubuga rero uwarukoze yarukoze avuga ko ubundi rwatangiye ari urubuga rwo kurangira abantu akazi. Rwatangiye ari urubuga nyine ujyaho ukiyandikisha ko ushoboye iyi mirimo runaka, ndetse bakakurangira akazi nyine ahantu runaka. Noneho rero uru rubuga nanone rwaje kuba rugitangira n'ubundi rwari ruri developed ku buryo ushobora kujyaho ugashyira amafaranga yawe, ariko ntabwo yari menshi, ntabwo yari amafaranga 1,000 nk'uko ubu ngubu bimeze. Washyiragaho amafaranga at least 400 cyangwa se no munsi yayo, bitewe n'ibyo ushaka gukora. Ugashoboraho noneho ugakora ibibazo. Bakubazaga ibibazo biri mu Kinyarwanda, ni urugero wenda nk'imigani, umugani utsinze, amafaranga washyizeho bakayakuba kabiri. N'ubu ngubu rero niko ruri gukora, ariko ubu ngubu hari amafaranga batakwaka. Urubuga rugitangira kurwinjira gukoramo account gusa wishyuraga amafaranga 500. Ubu ngubu ayo mafaranga ntayagitangwa. Ubu ngubu rero amafaranga atangwaho ni ayo gukora ibibazo gusa. Gukora account cyangwa se gufunguramo konti ni ubuntu. Mbere y'uko ureba video urabanza ukore subscribe, ukande na like kugira ngo ubashe kujya ukurikirana n'ibindi biganiro tunyuzeho hano kuri Shami de Twitter, dore ko hari application maze iminsi mbereka yitwa Jam Task. Abenshi ntimuri kwisobanukirwa neza, hari byinshi nkiyibafitiyeho, dore ko iri application ari imwe mu nziza ziriho ubu ngubu. Kora subscribe rero kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro tuzajya tubagezaho. Rero nyuma yo gukora account, ku bantu mushaka kureba uburyo ino application ikoramo, ikintu cya mbere uza hano uragura pack, kandeho kugura pack. No urabona starter pack yo gutangira ni amafaranga 1,000, made for basic users. Ubwo inyungu ku muntu watangiye baba bavuga ko ari 5,000. Inyungu intermediate, ubwo ku muntu utangira nyine ngashobora kunguka kujya ku 5,000. Noneho umuntu usanzwe ayikoresha ngo ku 10,000,
noneho umuntu uri umupro cyangwa se expert cyangwa se umaze kuyimenyera ngo yakoreramo 25,000 yashoye 1,000. Guys, si vuba ngaha ni vuba ngaha nakoze video ivuga kuri izi application zisaba gushora ko aba ari ukuzitondera. Rero bisaba gukoresha umutima nama wawe ukamenya neza ukareba kandi ugafatirana n'amahirwe ya mbere, kuko izi application akenshi zisaba gushora ziba zizagera igihe zigarangira. Rero iyo aribwo igitangira itamenywa n'abantu benshi, biba byiza yuko uyikoresha ubundi ugahita unayireka. Ushaka gushyiraho amafaranga rero ibyiza nuko uza kuyashyiraho muri application yayo kuri Play Store, iri available, yitwa Iwacu Soft. Uraza rero kandi hano kurishyira kuri balance, ubundi hano bahita bakubaza bati amafaranga wifuza gushyira kuri balance, reka nshyire wenda 1,000, noneho uhita uza ukanda hano emeza balance, tegereze kwishyura, gategerezamo gatoya. Murabona ko bese bazana kwemeza kubikuza cash, uhita ushyiraho rimwe kande send, ushyiremo na pin yawe uyishyiremo. Murabona ko bibaye nyoherejeho amafaranga 1,000, ukande OK, ubundi urindire. Murabona ko message isize yuko maze kwishyura amafaranga 1,000 by Iwacu Soft Limited. Hano urategeza rero process. Murabona ko bavuze ko nishyuye neza, ukande OK. Guys, mbibutsa gupinga attention, izi application zisaba gushora ni umutima nama wawe, ubwo ujye ubikora babitekerejeho kabiri, cyangwa se washatse n'andi makuru ku ruhande kugira ngo utazicuza nyuma. Kandi biba byiza iyo uzikoresheje hakiri kare hatarajyamo abantu benshi, ugahita ukuramo akawe kanenge. Ngira ngo murabona kuri balance yanjye ko 1,000 cyamaze kugeraho. Noneho gutya rero maze gushyira amafaranga, murabona hari ahantu hatatu: hari aho kugura pack, hari aho gutangira, hari n'ahandi handitse tangira. Aha rero handitse gutangira hambere, urabona ko ari icyiciro cya mbere. Hari n'ahandi handitse gutangira h'icyiciro cya kabiri, ariho hahangaha. Hari n'aha rero ho kugura pack. Kadukande hose turebe. Kugura pack rero bisaba ni ubushobozi bwawe, ni ubwende bwawe. Ushobora kuza hano ugahita ukagura starter pack. Iyi starter pack rero ibigizwe n'ibibazo 10. Inyungu yawe ni 5,000 ku muntu wabitsinze neza. Inyungu y'umuntu ku muntu watsinze bikeya muri byo ashobora kugeza ku 5,000. Ubwo ni umuntu wabonye amanota hagati ya 0 kujya ku manota 50. Niyo umuntu wabonye amanota 51 kujya ku manota 100, ashobora kubona inyungu y'ibihumbi 10. Niyo umuntu wabonye amanota 101 kugera ku manota 5, ashobora nawe kubona amafaranga 25. Ubwo urahitamo urareba niba ino starter pack wayikora cyangwa se utayikora. Ibindi bibazo rero, hari ibibazo bya makeya ari byo by'ibingibi by'icyiciro cya mbere. Uraza uhitemo naho. Urabona ko hariho ikinyarwanda, ushatse wakanda ku kinyarwanda, ushatse wakanda ku cyongereza, ariko ngiye murabona kitari active. Igifaransa n'ubumenyi rusange aba ari byinshi. Ubwo wowe uraza ukareba ibikoroheye akaba ari byo uhitamo. Kangure pack byo mbasharingeho experience, wenda niyo natsindwe ibibazo ariko mwamubonyeho wenda kuri experience. Ubwo we urahita umenya ahandi wagura, wenda wagura ku cyiciro cya mbere. Ubonye hano byanze, kankande kugura, kanda OK, ubundi utegereze. Ubwo ndakora ibibazo 10, nimbona hagati y'amanota 0 kujya kuri 50, nshobora gutsindiraho 5,000. Amanota hagati ya 51 kujya ku 100, kande OK. Hagati ya 51 kujya ku 100, nshobora gutsindira 10,000. Hagati y'101 kujya ku 105 nshobora gutsindira 25,000. Urategereza rero connection loading. Noneho murabona ko nyuma yo kugura pack kuri balance hasigayeho 0. Urahita uza rero ukanda no gutangira. Ikinyarwanda. Mu bibazo 10, urabona ko ibyakozwe ari 0 ku 10, ibisigaye nabyo ni 10. Ugura pack, noneho hano ukaza ugahitamo
ibyo urakora. Iriya pake yo ni ngombwa kuyigura kugira ngo utangire gukora, ubwo uhitamo hano hari icyiciro cya mbere na hano icyiciro cya kabiri ibyo uri bukore, ariko icya mbere nyine nk'uko nabibabwiye nicyo cyoroshye. Ubwo rero nyuma y'uko uguze pake iriya ni ikwemera kuza gutangira kuri ibi byiciro. Reka rero dukore ku cyiciro cya mbere, kankandeho turebe ikinyarwanda iheruka gukora nta cyakozwe, ushatse watangirira kuri iyi. Njye ubu nagakoze icyongereza wenda kuko aricyo numva, nuko ndi kubona bitari kuza. Uraza uhitemo ibyo ushaka, urabona n'amategeko y'umuhanda naho urakora nta kibazo. Icyongereza cya bizinesi, imibare, ubukungu, hose urategereza ukareba ibyo washobora. Urabona ibi byo baracyabyapudetinga, ntabwo nabitindamo, reka nkore wenda ibiri available. Ubu ni ukubasharinga experience nyine, reka nkore ibingibi by'ikinyarwanda. Hitamo ibibazo wifuza gukora. Reka turebe ikibazo cya mbere, rikaba aricyo mpitamo. Ibibazo byoroshye rero ku mafaranga yawe 100. Ubwo ikibazo kimwe ku bibazo byoroshye ni amafaranga 100. Ikibazo gikomeye uba washyizeho 750. Ikibazo gikomeye cyane uba washyizeho 750, ariko murabona ko hariho n'inyungu. Ubwo icyo washoye 100 ushobora kunguka 500, icyo washoye 25 kunguka 1000. Reka turebe rero, reka duhitemo icyoroshye ntangire. Murabona ko uhitamo n'ibibazo nyine bikunogeye, ibyoroshye ibikomeye byose. Mbere na mbere mu bintu bya mbere ugomba kwitondera na connection ugomba kuba uzifite, kuko ngira ngo murabibonye ko zari zintengushye. Kanongere nkandeho kuri tangira, nkande ku kinyarwanda. Ikibazo cya mbere cyo nari nahisemo, nkande gutangira. Gukanda ku byoroshye, ugomba kuba ufite connection kugira ngo ibintu bigende neza. Iyo udafite connection birodinga gake. Urategereza ibibazo bize. Ngira ngo murabona ko bashyiriyeho amasegonda. Ni izihe nshinga zifite imizi imvugwa rimwe? Guha, gushya, gukwa, humwa, kunywa, kunya, kuba, guca, kugwa. Zose urashaka muri inshinga ifite imvugwa rimwe. Uraza uhitemo igisubizo cyawe, kamitemo iki wenda igihe kitarandangirana, misemo ko ari zose. Ikibazo cya kabiri, ibibazo birimo gukorwa. Ikibazo cya kabiri, inzira yo gusobanura neza ikintu muri kinyarwanda ni iyihe? Gukoresha amagambo yumvikana neza, gusoma byinshi byanditswe, kwigira ku bandi, kwitoza kuvuga neza. Inzira yo gusobanura neza ikintu ikinyarwanda ni iyihe? Ubwo igisubizo kadusubize rimwe. Urategereza igihe cyawe kirangire. Ibisubizo byawe, isomo ry'ikinyarwanda, inzira yo gusobanura neza ni iki nasubije. Na hano nasubije zose. Ibyatsinzwe, murabona ko natsinze ibibazo 2 byose. Mu bibazo 2 nkoze nsinzemo 2, ubwo amanota mbonye 8. Subira ahabanza. Urabona ko ibibazo byose nabitsinze. Ibyatsinzwe ni ibibazo 2. Bivuze ngo ku kibazo kimwe nari nashoyeho 100, ubwo nungutse 500. Ndatekereza kuko nibyo batubwiraga kuri dashboard. Murabona ko nabonye amanota 8. Ubwo ni kubona bashyizeho amafaranga 320. Guys, uku no gusharinga experience kugira ngo mbereke namwe mubiboneho. Amanota 8, ubwo bampaye amafaranga 320. Ubwo mu bibazo bisigaye hasigayemo ibibazo 8 mu bibazo 10. Hariya ubwo nayinshoye 100. Ndatekereza kuko batubwaga ko ikibazo kimwe ari amafaranga 100. Nsigaje ibibazo 8. Icyiciro cya mbere, kanongere nkandeho gutangira, nkande ikinyarwanda, hitamo ibibazo wifuza gukora,
kandi na kiriya ikibazo cya mbere kire ku byoroshye njya murabona ko sorry ndi kubona inyungu nibeshyaga. Inyungu ubwo ni uguhera ku ijana kujya kuri 500 niko bimeze. Nkande gutangira ntabwo turi gusharinga experience kugira ngo nyine mubashe kubona uburyo bikoramo. Sasa rero aya mafaranga yose ntabwo nayakorera ho ngo nyarangize, urumva video yafata hafi isaha yose kandi kwa video ndende nanone nagabyo. Reka nkora ikibazo cya kabiri, ubwo murabe mubibonye nyine uburyo bikorwamo. Tujye ku kibazo wenda cya gatatu, ngira ngo murabibona ko inyungu abari ushobora kubona ku ijana kujya kuri 500 ku bibazo byoroshye, inyungu ukaba wabona kuri 250 kugera ku 1000 ku bibazo bikurikiyeho bikomeyemo gake. No ibikomeye cyane nayo mwayabonye ayo ushobora kunguka. Umwami Kigeli Rwabugiri yakoze iki cyatumye azwi cyane? Kigeli wa kane Rwabugiri gushinga ibirindiro bikomeye, gutanga ubutaka bw'u Rwanda, gushyiraho urutonde rw'amategeko, gukomeza u Rwanda. Kansubize gukomeza u Rwanda. Tegereza amasegonda arangire, tegeza amasegonda akarangira. Amasegonda arangiye, ibibazo birimo gukorwa ni ikibazo kimwe mu bibazo bitatu. Tegeza akaza ikindi kibazo. Ni izihe ngingo z'ingenzi umuntu agomba gutegura mbere yo gutanga imbwirwaruhame? Gukusanya ibitekerezo by'ingenzi, kugira imyitwarire ikwiye no gusoma ibitabo binyuranye, kumenya abo agiye kubwira, intego n'insanganyamatsiko, kumenya neza intego z'ikiganiro. Kamitemi iki? Amasegonda ararangiye, ubwo araza ikindi cya gatatu. Ibibazo nabyo bibe birasoje. Ni byose mujye mubyitaho, n'ibibazo bya connection urebe nyine niba application wayikoresha. Mu gihe wandika inyandiko, ni iyihe nzira yo guhitamo amagambo akwiye? Kwiyemeza, gukosora, gushakisha amakuru mashya, kugisha inama, kwitoza gukoresha amagambo yumvikana neza. Kansubize iki cya nyuma. Murabona ko ibibazo bitatu byose mbirangije, ariko connection nyine murabona ko ziba ari ikibazo. Ubwo urareba niba connection zawe ziri hasi, ubwo application ntiwayikoresha nyine. Mbega muri make iyi ni review ndi kubaha byangure mbere yo gushora amafaranga yawe, kuko amafaranga aba yagoye umuntu kuyabona. Niyo mpamvu rero mbasharinga experience nk'iyi kugira ngo mbere yuko bishora mu bintu utaramenya uko bikora, ubanze ufate experience. Ngo rero murabona ko bimwe bya mbere ari byo bikiri kugaragara kubera connection nkeya. Wenda kajye muri website nkoremo refresh ndebe. Kugeza aha ngaha ubu tugeze, ngira murabona ko imbogamizi ya mbere ni connection. Ikibazo cya mbere nagikoze ba 320, ariko ibindi bibazo byose nabikoze. Maze gukora ibibazo, bari kumbwira ko maze gukora ibibazo bitatu, ariko ubwo kimwe nicyo naboneye amanota yayo, ibindi ubwo byishwe na connection. Iyo ni indi mbogamizi wabonamo rero. Ngira ngo murabibona ko ibibazo bya connection nabyo bigiramo uruhare. Kanongere ntangire mu bibazo 7. Gutangira Ikinyarwanda, kanongere mpitemo ikibazo cya mbere ngihitemo. Navuze ni kankoresha website wenda niyo yaba itagorana cyane. Bwa mbere ndi gukoresha application, ariko reka nkoresha website yo wenda turebe niba itaratugora. Noneho rero iki nicyo kibazo cya nyuma ngiye gukora. Sakwe sakwe, mutamu irabyina mu gatabire, impyisi, intare, inka, imbwa mu masinde. Ubwo urahitamo kimwe muri byo. Kanshyireho imbwa mu masinde. Buri kibazo kiba gifite amasegonda 15. Ni izihe ngingo z'ingenzi umuntu agomba gutegura mbere yo gutanga imbwirwaruhame? Igisubizo cy'ukuri, kugira imyitwarire. Kansubire ahabanza. Sasa rero ngira ngo mumaze kubona uburyo ibintu bikorwamo.
ushaka gukora ibibazo uraza hano kuri tangira. Murabona amaze gukora ibibazo 7. Ikibazo kimwe nicyo natsinze, mfiteho amanota 320. Ubwo nkomeje nkabikora biriya bibazo byose nkagira 50%, mfite amahirwe yo gutsindira ibihumbi 5. Bo rero uraza aho urebe niba ibi bintu wabikora ukurikije n'uburyo ubibonye, urebe niba urabyinjiramo. Ubwo umwanzuro n'uwanjye, ibyanjye byari gukora review kuri no website. Ubwo urahitamo nyine ikikunogeye. Kora subscribe niba utarayikora, dukomezanye n'izindi application naberekaga nka Jumptask. Bafite indi video iyivugaho neza, video ibereka uko babikuza. Maze iminsi nyiberetse kuri uko babikuza kuri OKX, ndabeka n'uburyo babikuza kuri Binance, nyuma mbereke n'uburyo babikuza akakugeraho kuri Momo. Bo rero iriya Jumptask biri kumbabaza ko abantu benshi batari kuyijoininga, batari kuyikoresha, kandi ni application rwose ngiye numara kuyikoresha ukabona hari indi application itanga amafaranga nkayo, uzambwira uti ngiyewe watweretse ibintu bidakora. Kora subscribe rero niba utarayikora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana amakuru. Iyi ngiyi amakuru nyiguhayo ngira ngo urayisobanukiwe muri makeya. Ubwo igisigaye hano kwa gukora bino bibazo 7 bisigaye, ubundi nkari amanota ndi bugiremo. Ubwo amanota bari kumpa amafaranga bagendeye ku manota nagize. Murakoze rero.